turahera ku muntu bita ngo Katarayiha Richard. Ngo ni umuntu umaze umwanya munini akoze komanteri hafi nk'amasaha agera mu 8 cyangwa se 10. Yanditse ngo aravuga ngo murebe ububeshyi bwe. Ubwo ni ngewe aho yavuze ko Shema atagikorana n'abajo twins. Niho mubona ko ibi byose ari amaco y'inda. Muhite mureba ikiganiro basohoye. Iyo ni komanteri y'umukunza BOSCO Empire, bivuze ngo ikiganiro cyanjye nakoze yakibonye ariko ntago yigeze afata umwanya wo kucyanariza. Shema wa 13 14 Amanda waratsinze. Ariko uburyo kibano bantu bagenda bakora mu staff zabo bagenda bameze mu by'ukuri nk'abantu bari kugenda bakora inverse. Nurako nk'ubu nkoze ikiganiro cyuko Murungi Sabin yamenye amakuru ko Ngwino Ndebe bamufasha ari gusambana bikamutera ubujije akahita kura bita Shema mu by'ukuri mu gakino muri amukanya muri buze kuza kubona ikiganiro kindi gisohotse Shema ari gufasha aba twins. Nuko ko bagenda nyine bakora nyine just bango iyo habayeho dega abantu babasesenguzi cyangwa se abatasi b'imihanda bakayivumbura buhita bucya mu by'ukuri bakora ibintu bitandukanye n'ibyo bari bapanze. Ariko kano kanya ubu tuvugana uko niko bimeze. BOSCO Empire. Yes, ngo ikaze kuri BOSCO Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo ikaze muri iki kiganiro. Ngira ngo hari ibiganiro bibiri nakoze ku munsi w'ejo, ariko naje kuza kubona yuko byamaze guteza mu by'ukuri ikibazo mu bantu banjye, kandi mbere yuko hari ikindi kintu ngomba kubanza gukora, ngomba kubanza kubaha ibisobanuro kugira ngo banze mwamenye impamvu banakoze ibintu nka biriya cyangwa se n'ibiri kugenda bibaho, muze kuza kumenya impamvu bibaho. Hari video nakoze ku munsi w'ejo mbabwira yuko umuntu bita Murungi Sabin adafasha abajo twins bitewe n'ikibazo cyabereye igikondo kuri Mereze hafi ya Beka, ahantu hari office yanditseho ngo Okoroke ikorerwamo n'umuhanzi. Rubango hari amagambo nakoresheje ariko benshi cyane ntago baje kuza kuyitaho, ariko icy'ingenzi nuko ngomba kuza kuba nababwiye ibintu byose, ariko hari ukuntu mbabwira ibintu nyine ntimusobanukirwe bikaza kuza kurangira mu by'ukuri wenda feedback z'amakomanteri zitagenze neza. Ariko ngiyewe mba ngomba kubanza kubaha kwanza umuntu wanjye mbere yo kuguhereza ibindi bintu cyangwa se guheza andi makuru, kandi nayo naguhaye mbere utayasobanukiwe mba ngomba kubanza mu by'ukuri nkakosora cyangwa se nkaguhereza mu by'ukuri ubusobanuro bufatika kuri za nkuru nakoze, wamara gusobanukirwa nkabona nkataka mu by'ukuri izindi nkuru nkaza kuza kubazibazanira. Ku mugoroba nanone narekuye ikiganiro kirimo umugore ufite taye mu by'ukuri itari nini cyane, yari afite inkweto mu ntoki ndetse afite n'imyenda mu ntoki, ari gusohoka mu gipangu kimwe yirukanka mu by'ukuri nk'umuntu wari ukurikiwe. Hanze hari imodoka y'umweru ndetse hari n'undi muntu wambaye akagofero ari kumurunguruka, hari n'undi muntu uri gukamera. Byanze kunze mwahise mubona yuko uriya muntu ari Ngwino Ndebe. Abenshi cyane muri kugenda mukekeranya mukareba mu isura mukabona mu by'ukuri baragusa, ariko mwareba ku mabuno mugasanga amabuno y'uriya muntu wirukankaga mu by'ukuri ni manini cyane ugereranyije wenda na Ngwino Ndebe. Ngo ibyo nabyo ni ibintu mba ngomba kubasobanurira, ndetse nkanababwira n'impamvu yaje kuza gutuma ngewe nkora biriya bintu. Ubwo turi buze kuza kuba mu by'ukuri twataka tugenda tujya kuri video y'uta Murungi Sabin twabonye bivugwa yuko ari Murungi Sabin kano kanya, n'abantu ntago bemera yuko ari Sabin, abandi bakaba bati ni Sabin. Bese mu yandi magambo nyine abantu bahize muri dilemma, ariko impamvu ibitera dore ngiyi ni ukubera ko Sabin ntago ajya hagaciro abantu bamukurikira bagira kuri miliyoni, ku buryo kano kanya ibisobanuro mu by'ukuri abagomba, kubera ko nta gaciro abaha, ntago ari buze kuza gufata umwanya wo kuza gusobanura abakunzi be nye just bumwe muri buze kuza kubifata uko biri. Ariko bamwe bakavuga ngo Sabin agize gute ararwaye, ariko ngiye hari impamvu yatumye nkora ibintu byanjye. Ndetse iyo ngiye kwicara ngende gukora ikiganiro ndabanza nkatekereza kwanza ku byabaye, nkanareba nibiri kuba kano kanya, bikaza kuza gutuma mu by'ukuri na imagine biri buze kuza gukurikiraho. Kandi akenshi na kenshi ngiyewe uko ibintu mba nabipanze niko bigomba kuza kuba byagenda. Ngo hari ahantu nani kugira ngo ndebe niba koko wenda Murungi Sabin akirwaye cyangwa se niba wenda abaye yarakize afite ibindi bintu awugiyemo. Ariko ikintu cyaje kuza kubaho nuko Sabin
kano kanya ni muzima umuntu ushobora kuza kuba yakurikirana ibiganiro by'abandi agatanga ama order y'ibintu bigomba kuza gukorwa gute se ataza kuri kamera ngo aze kuza kuvuga ko atavunitse ururimi ko atabaye ikiragi niyo yaba afite imvune mu by'ukuri yamara kino gihe cyose ataraza ngo asobanurire mu by'ukuri abakunzi b'Itsimbi TV mu by'ukuri ibiri kujya mbere niba na perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ashaka kuza kubona mu by'ukuri wenda hari igikorwa gifite igihugu akamaro kiri gukorwa ariko abaturage batagisobanukiwe afata umwanya akagenda mu by'ukuri agasobanura ndaguhereza urugero rwo bita ngo Rutayisire aherutse gukora ikiganiro atari kuvuga rumwe mu by'ukuri ku bintu bijyanye na RGB iri kugenda mu by'ukuri isenya insengero ngo hari ibintu byaje kuza kubaho Rutayisire akora ikiganiro ndetse mu makomante y'icyo kiganiro ubonaga ko abantu bose mu by'ukuri bari kwemeranya na Rutayisire icyo gihe umukuru w'igihugu yafashe umwanya araza mu by'ukuri asobanura abanyarwanda impamvu nyamukuru ziri gutuma izo nsengero zisenywa kandi koko abanyarwanda basobanuriye bahise bumva ikijya mbere none nge ndinde wo kuba mfite abantu 30 bemeye ko nkurikira babandi 30 bakagira ikibazo ku nkuru nakoze narangiza nkagenda nkicecekera cyangwa se umuntu yamaye commentaire nkayibona nkicecekera hari impamvu bitumye umpereza commentaire wababaye nk'umuntu umufana wanjye nanjye mba ngomba kubanza nkagwa ibisobanuro impamvu yaje kuza gutuma nkora ibiganiro nk'ibi ngibi ngo uwo bitarayira mu by'ukuri nawe yakoze ikiganiro arangije mu by'ukuri amera nk'umuntu uri kugira gute uri gutekereza nk'uko nanjye ndi gutekereza nawe yavuze ngo umuntu bita Sabin mu by'ukuri agomba abantu ibisobanuro ariko nanone abenshi cyane akavuga ati Sabin ararwaye turi buze kuza kureba mu izo nkuru zabaye ejo turebe na movement yaje kuza gukorwa ku mbuga nkoranyambaga turaza kumenya koko niba Sabin arwaye tugomba gutegereza gakira nkuko Tijari yabitangaje ariko nabwiye ko Tijari ibintu yakoze kwari kugenda nyine yideburiya ndetse benshi bakavuga ati Tijari akabendera ashobora kuba we yaranarebye akavuga ati uko bisa kose wasanga ndi kugenda nica izina ryanjye niba kano kanya nshobora kuza kuba nakora ikiganiro nk'umuntu wakoze itangazamakuru nzi ko ndi umusitari nkicara nkakora ikiganiro ko kikarebwa n'abantu 4,000 by'ubwabyo akaza kuza kubona ko ari ibintu wenda bitameze neza ariko ntago ibyo twaza kuza kuba twabigenderaho kubera ko icyateye ibyo bintu twabibabwiye ubwo nibimara kuba byanakemuka muzagira gute muzabona we Itsimbi TV garutse ku murongo nshaka wenda na bure Sabin niba nizo video barazikweretse wenda bakazigukangisha ubundi wateguye agafilime hagateguye agafilime wenda izo scene z'ama video bagukangisha ukagenda mu by'ukuri ukazishyira muri iyo filime uri gutegura ukazazishyira hanze ukareba ko abo betse izo video utari buze kuza kuba zapfira ubusa biro nk'ibyo nyine ushobora kuza kureba ukabona byagize gute byagiye bicangacanga banza wumve mu by'ukuri amagambo uwo bita Layira yatangaje ku munsi w'ejo kugira ngo ni kuri YouTube channel bita Urugendo ndetse no kuri channel ye uze kumva ibintu avuga hanyuma ngo nandi buze kugaruka noneho nanjye mbagomba ibisobanuro ku nkuru mba nabakoreye nimuze kuzisobanukirwa nkabona ama commentaire atameze neza ariko kugira ngo nze kuza kubereka ko muri abagaciro kuri ngewe ntago naza kuza gufata umwanya mbabwira ibintu ngo mu ntega amatwi hanyuma nimugira ikibazo ni mumbaza sinze kuza kubasubiza umva ko nanjye ubwanjye mba ndi kugenda bafata nkaho muri Nyagasozi kandi muri abantu b'agaciro mbagomba kuza kubaha umunsi ku munsi banza wumve Layira bakambaza abantu ngo biriya bintu koko Sabin ni ibyanyabyo bisobanura iki abakunzi ba Sabin n'abamukurikira abagomba ibisobanuro nimba abantu bafite inyota yo kubibaza undi muntu udafite n'aho ahuriye na Sabin urumva birasobanura ko bafite amatsiko bari no mu rujijo abagomba rero ibisobanuro erega aka kazi dukora dutegetswe ari byo dutegetswe gukora ku bw'abakunzi bacu n'abafana bacu wibwira ngo abantu mwari abantu bagiye kumvira ngo kuki batugomba arabitugomba kubw'akazi akora urumva no kubw'abantu bamukurikira atugomba ibisobanuro ariko nta muntu abagiye bashaka kurengera ntabwo bashaka kurengera kuko biriya ni ibintu biri obvious twebwe twabonye umuntu umeze nka Sabin bamwe bavuga ngo ameze nka Sabin abandi bemeza ngo ni Sabin ibyo bintu rero tubikeneye ubusobanuro ngira ngo Layira arakoze cyane bivuga ngo twabonye video bivuga ko ngo ari murungi Sabin ngo ndetse ngo avuye gusambana n'uwo bita Ngwino ndebe kano kanya hariho abantu batabyemera bakavuga ati uriya ni Sabin abandi bakavuga ati uriya si Sabin bivuze mu yandi magambo uri buze kuza kumva amagambo menshi cyane atandukanye atera commentaire kuri iyo video yasohotse hanze nyamara ufite mu by'ukuri urufunguzo rw'ibyo bintu ni murungi Sabin wenyine ashobora kuza akaza akavuga ngo iriya video si yanjye biranashoboka cyane ubwo ndi buze guheza ikimenyetso cya video naraye nsohoye ku munsi w'ejo ari nayo mpamvu naje kuza kuyikoresha nyitereka mu kiganiro ariko nta kintu nayivuzeho nge nayishyizemo kugira ngo muze kuza kwa mwajajinga mwige mwirebera ibiri kujya mbere ariko bitewe na content mu by'ukuri ndi gukora cyangwa se line ndi kugendamo abenshi cyane bavuze ati niba koko ari Ngwino ndebe yaba afite ikibazo ariko se iriya video ko wayibonye wabonye ni Ngwino ndebe cyangwa wasanze atari we
ubwo ngubwo ni judgment yawe, ariko nanjye ubwanjye mbagomba ibisobanuro by'iriya video kugira muze kuza kwa mwamenya ukuri kwa nyabyo, ndetse buze kuza gusanga benshi cyane mwari maje kuza kuyibeshyaho bitewe nuko nyine mwarebye ibyo nakoze, hanyuma muhita mureba na video nateretsemo, muhita mutangira kugenda nyine mutwarwa n'amarangamutima, ntimwitegereza neza ngo manze mumenye ngo ese uriya muntu ninde. Ariko ngiye kuba ndahangaha ndagusobanurira iby'iriya video n'icyaje kuza gutuma uriya mugore mwabonye afite imyenda n'inkweto yirukanka icyari kimubayeho. Hanyuma rero burya iyo uri mu nzira wenda igana mu kurimbuka, aho mugenzi wawe yanyuze cyangwa se ibihembo yahawe, iyo uri mu nzira imeze nk'iyi nawe ugomba kuza guhabwa ibihembo bimeze nk'ibyo ngibyo. Hanyuma turibuze kubanza kwanza dusubize commentaire nabonye zimeze nkaho wenda ziremereye cyane, ubwo hari impamvu mba nafashe umwanya bwate zino commentaire kanzisome, hanyuma mite nasubiza bano bantu bari kwibaza ibintu bitandukanye, ko hari igihe ushobora kuza gusanga umuntu ari umukunzi wawe, buri kiganiro cyose mu by'ukuri ushyizeho akaza kuza kuba yagikurikirana, ariko wenda kucyanaliza ngo aze kugisobanukirwa cyangwa se amenye mu by'ukuri icyaguteye kuba wakora icyo kiganiro, bikaza kuba byagira gute, byaza kuza kuba byagorana. Turahera ku muntu bita ngo Katarayiha Richard, ngo ni umuntu umaze umwanya munini akoze commentaire hafi nk'amasaha agera mu 8 cyangwa se 10. Yanditse ngo aravuga ngo murebe ububeshyi bwe. Ubwo ni ngewe aho yavuze ko Shema atagikorana n'abajo twins, niho mubona ko ibi byose ari amaco y'inda, muhite mureba ikiganiro basohoye. Iyo ni commentaire y'umukunza BOSCO Empire, bivuze ngo ikiganiro cyanjye nakoze yakibonye, ariko ntago yigeze afata umwanya wo kucyanaliza, cyangwa se yakibonye amahushuka, ntabwo yigeze agenda ijambo ku ijambo ku bintu naje kuza kuvuga. Kandi noneho ngeni n'ibintu nakunze cyane kubona nshobora kuza gukora ikiganiro nkamenya ibyabaye, nkahita ndeba n'ibiri kuba, narangiza nkahita ntekereza n'ibyo Sabari buze kuza gukora mu gihe amaze kuza kubona ikiganiro nagize gute nakoze. Mu yandi magambo, niba nshobora kuza gukora ikiganiro hanyuma Sabe akahita kibona, hanyuma akahita ashaka gukora igikorwa mu by'ukuri kirwanya ikiganiro nakoze ariko atavuze, ari gukoresha aba pampe be, uri buze kuza kwita ubona ko Sabe ntabwo arwaye ahubwo agize gute, ahubwo ni muzima. Iyi commentaire y'umuntu bitanga ngo Katarayiha Richard ngiye kwita musubiza noneho mu kiganiro nakoze, kugira ngo aze kuza kumva noneho amagambo nabivuzeho n'icyo nabitangajeho, kugira ngo uze kuza kubona yuko bano bantu nyine nta kundi kuntu bakora, niko nko bagomba bakora ibintu byabo, bakagerageza mu by'ukuri kugenda basibanganya ibimenyetso, ariko n'ubundi biba bigize gute, babibahama. Mu yandi magambo, umuntu buze kubwira ngo Sabe ngo ararwaye ngo ntago yashobora kweguka, ari kukubeshya kubera ko imbuga nkoranyambaga agira gute arazikurikirana. Nakubwiye ngo guhera ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2024 Jo Twins ntago iri gukorana n'umuntu ngi Sabe, kubera ko Shema bamuhagaritse kuba yakorana nabo bitewe n'ibikosa cyangwa se amafuti n'agahinda gakabije Ngwino ndebe yateye Sabe, bitewe nuko aramaze kuza kumumenyaho amakuru atari meza ibiri kujya mbere. Hanyuma ndakubwira ngo ugende ibyo biganiro, uraza kuza gusanga ari naho bari kujya bagakoresha amatelefone kubera ko nta kamera bagize gute bafite. Ariko ndakubwira ngo nkimara gusohora kino kiganiro, ibyo ngibyo nabikubwiye ndogera nabikumvishe, nkimara gusohora kino kiganiro ndabizi neza ko Sabe na Chita bakoze subscribe kuri BOSCO Empire, kubera ko ntago babura kuyikora. Bari buze kuza kwitabona kino kiganiro umuntu bari ku mwanya wa mbere, dore ikintu Sabe na Chita bari buze kuza kwita bakora, bari guhite bafata Shema, hanyuma itamubwira ngo genda ujye kureba aba Jo Twins muhite mukorana video kandi mukore buryo kiryo zina rya Shema rigomba kuza kugaruka. Ibyo ngibyo nabikubwiye, ariko ibyo byose byaje kuza gukorwa kuri Jo Twins ntago byakozwe kubera urukundo Sabe akunda Jo Twins, ahubwo babikoze mu by'ukuri wenda nk'uburyo kuza kwirengera, cyangwa se Sabe yabikoze mu nyungu ze, bitewe nuko yaramaze kuza kubona yuko ibintu byabaye. Umuntu ashobora kuza gufata imodoka akayigurira umugore agatangira kugenda yihereza abandi basore, byo bwabyo ntago ari ibintu byiza uwo mugore yabakoreye Sabe, ni n'igisebo kuri Sabe. Hanyuma kugira ngo baze kugaragaza yuko ibyo bakoze nyine ari ibintu nyine ngo bari kugenda ngo baharabikana, bahita babwira ati Shema genda ujye gukora, ariko twe tugomba ibisobanuro. Ubundi mu icyo gihe cyose kiza ku minsi 11, iminsi 11 yose ko kamera za SMB TV zitari ku kazi ku isimbi, zibitse zitaziri gukora kubera iki Jo Twins yakoreshaga video telefone kandi mubitse kamera. Ariko nkimara gusohora ikiganiro cyanjye nta kindi kintu cyabayeho, nyine Sabe yakibonye, bahita babwira ngo Shema genda ugiye gukora n'aba Jo Twins. Bagiye gukora n'ikiganiro batateguye, njyana ikiganiro gifite iminota 15 bari gukina ibintu by'imibare y'abana, vuze ngo ni ibintu nyine byabayeho, ariko ari nka contre attaque cyangwa se ari nko kwidefanda, kubera ko ntago Jo Twins yateguye gukorana na Shema. Nyine ubwo ngo bagiye kubona Shema bagezeho baravuga ngo reka dukore iki tugomba kuza
gukora akaganiro ndetse muze kuza kumvuga kugira ngo cya kiganiro cyasohotse hahandi tuze kuza kuba twagitesha agaciro ariko ngewe mba nateguye ku ruhande rwanjye nkanategura nuko mu by'ukuri ndi kuvugaho icyo ari buze kuza gukora mu gihe yamaze kubona akazi nakoze kandi bikaza kuza kunshimisha cyane koko nkabona wa muntu avuzeho ibyo natekereje ko ari bukore n'ubundi bikarangira ari byo akoze yemba ngomba kuza kubyishimira cyane kandi ngerageza kuba nabwira abakunzi ba BOSCO Empire mujye mutekereza nimukajye mureba ikiganiro cyanjye ngo muhite muguruka mudashyize umushyiraho amakomantere mutumvishe neza cyangwa se ngo mwibaze impamvu zirenze 10 naza gukora ikiganiro nk'icyo ngicyo kubera ko ndi wa muntu udakora inkuru bantamitse ni wa muntu ukora inkuru nkoresheje ukuri kwanjye kundimo mu by'ukuri nkaza kuza gukora inkuru buri wese wenda akaza kuyibona mu buryo bwe ariko iyo wicaye mu by'ukuri asesengura ibyo nakubwiye nawe ushobora kuza kuba wakuramo ibintu byaza kugira gute byaza kugira akamaro banza wumva amagambo yatangaje mu kiganiro cyanjye cy'ejo nkubwira yuko Sabin n'aba Joss Queens bashwanye biturutse kuri Ngwino ndebe ndetse n'umuhanzi baje kuza gufata hanyuma biza kurangira Shema mu by'ukuri abamukuye mu Joss Queens ntiyajya gukora ariko ndababwira ngo nkimara kurekura ikiganiro nkoze ndabize ko Sabin ari bukibone namara kukibona ahita abwira Shema ajye kureba Joss Queens bakora ikiganiro uko niko byagenze ubwo ndi kubwira umuntu bita ngo Katarayiha Richard ndetse n'abandi benshi ragiye mbona bandika izo commentaire nababonye uretse mwumva amagambo natangaje mu by'ukuri ku munsi w'ejo yamuze kuza kubona ngiye movement mba ndiho nkora ikiganiro natekereje narangiza nkavuga ngo navuze kuri Sabin naburi ikiganiro cyanjye arakora iki arahita agenda abwire Shema ngo jye gukamera aba Joss Queens uko niko byagenze banza wumva ngaha amagambo natangaje hanyuma ngaruke noneho mbihera ubusobanuro burambuye kuri ya video mwabonye y'umugore kugenda yirukanka ndetse mita ninjoro kuri video ya Sabin kujya uze kuza kubona ko ibintu byose bishoboka abantu barasa cyangwa se umuntu ashobora kuba yakwitura n'agategura mu by'ukuri ibintu bigomba kuza kuba byagushyira hasi nyamara ugasanga ni wowe cyangwa ugasanga si wowe ariko Sabin nta kindi kintu mu by'ukuri kano kanya arasabwa ibisobanuro by'abantu barenga miliyoni bamukurikira niba na perezida w'igihugu agomba ibisobanuro abanyarwanda ninde se Sabin ni igiki cyo kuba wenda yaza kuba ari aho ngaho abantu barenga miliyoni bamuteza amatwi imyaka yose bakumva ibyo avuga ariko kano kanya habaye ikibazo ntabwo ari buze kuza kubona umwanya wo gusobanura abo bantu mubifata uko mubishaka mu yandi magambo bw'agaciro namwe mufite kameze nk'akimbwa nta gaciro mufite banza wumva ahangaha ukuntu naje kuza kubitangaza ku munsi w'ejo mu kiganiro nasohoye amagambo navuze murebe n'ibikorwa byabaye nimugoroba ngo nawe niba uri umuntu uzi ubwenge baza kwita bati mu by'ukuri uyu musesenguzi n'uyu kano kanya nita Prophete BOSCO kubera ko ndabyemerewe ndi wa muntu ureba ibibube kandi bikaza kubaho ariko ntago nge ni Prophete ntago byose mba nabikoreshwe mu by'ukuri nuko Uwiteka yambonekeye nyine just ngewe ndeba ibyabaye nkareba ibiri kubaho nkahita menya n'ibiri gomba kuza gukurikiraho kandi koko Sabin akabigenza nkuko nabipanze ngo nge ndicara nkapanga ikiganiro hanyuma nkahita mbona n'ibyo Sabin ari bukore kandi bikaza kuza kurangira abigenje nkuko nabitekereje banza mva ngako nabivuze kubera ko igihe cyose mu Sabin amaze abakunzi bese MTV bakombye ko baramaze kumenya mu by'ukuri uko ibintu bihagaze apana kumva wumva ngo umutango mu Sabin ngo tumubonye wenda ngo mu bukwe Kigali tumubonye wenda ngo matonge ibintu nk'ibyo ubona abanyine mu by'ukuri bikugenda bicangacanga kandi impamvu wari ibintu bigenda bibacangacanga nuko nyine ubwite abatafashe umwanya wo kuza kubwira mu by'ukuri abakunzi be ikigomba kuza kuba kiri kujya mbere kugira ngo n'ibyo bihuha bize kuza kuba byagabanuka ariko uburyo kibano abantu bagenda bakoramo staff zabo bagenda bameze mu by'ukuri nk'abantu bari kugenda bakora imvasi nurabo nko muzi ikiganiro cyuko mu Sabin yamenye amakuru ko Ngwino ndebe bamufasha ari gusambana bikamutera umujinya akahita akura wita Shema mu by'ukuri mu gakino uramukanye muri buze kuza kubona ikiganiro kindi gisohotse Shema ari gufasha aba Joss Queens nuko ko bagenda nyine bakora nyine just bango iyo habayeho dega abantu babasesenguzi cyangwa se abatasi b'imihanda bakayivumbura buhita bucya mu by'ukuri bakora ibintu bitandukanye n'ibyo bari bapanze ariko kano kanya ubu tuvugana uko niko bimeze uze kuza guhera ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 ugeze ubu ngubu uraza kuza kubona ko video aba Joss Queens bari gukora ni video zisa nabi zarahindutse kubera ko kamera y'icyotara y'Isimbi TV ntago ariyo bari gukoresha ikindi wenda tukijije wenda rikora neza ko bigomba kuza kubona ko quality ya video yahindutse uze kuza kwirebera mu by'ukuri kuri karuvati cyangwa se izi microphone bari gukoresha uraza kuza kubona ko ziri kugenda zihinduka ndetse ahe naho bari gukoresha video za telefone kubera ko ubufasha bwa mu Sabin bwarahagaze biturutse mu by'ukuri ukaguru karekare ngo bita Ngwino ndebe ari kugenda mu by'ukuri akora ibintu bidasanzwe ni ibintu birebere ndibuze kuza kuba nabikubwira reka tubanze dukemure ikibazo cy'ubita ngo tejara kabendera songera ngo ayo ni amagambo nakoresheje mu kiganiro cyanjye nakoze ejo ubwo niba utarayumvise
ugende mu by'ukuri uze kuza kucyumva uri buze kuza kumva ko ibyo bintu nabikubwiye mu yandi magambo ahanga niho bita mu rungisabe mu by'ukuri agenda yigira umwana mwiza agakorera abantu bugome cyangwa gukora abantu bugome bwamara kumenyekana agahita aza kwigira umwana mwiza akaza kuza kwishushanya aba bintu byo kwishushanya nibyo yaje kuza gutuma atanakora n'ikiganiro ku Isimbi TV ngo bize kuza kugenda neza kubera ko umuntu washatse kwigira nkaho ari marayika mu banyarwanda ariko birangira mu by'ukuri noneho undi muntu uri muri Sabin tutari tuzi tumubonye biza kuza kuranya bigize gute bibaye ikibazo gikomeye ndakubwiye ngo nimara gusohora kino kiganiro kimaze kujya hanze kuri YouTube nibamara kuza kuhita bakibona baraza kuhita babwira Shema agenda agiye gukora n'aba Joe Twins. Ibyo ni ibintu navuze hashize iminsi 11 Shema adafasha Joe Twins bakoresha telefone nawe uze kuza kumva uburyo Sabin yagize gute yaje kuza kuba yabigenza y'ibyo narabibonaga nkibaza Sabin gute atagifasha aba Joe Twins kamera yazibitse ese byagenze bite kugira ngo wenda batari buza kuba byakora hanyuma nza kuza gukurikirana amakuru nza kuza kureba hari ugutongana kwabaye hagati y'abagore babiri bari ahantu bita ngo igikondo kuri Mereze ya mbere ejo bekano ari office bita Okroke hanyuma nkurikiranye nza kuza gusanga hari umugore waruje kwakindeza umugabo hanyuma umugabo baza kuzanga mu by'ukuri ngo bari kumwe na Ngwino ndebe ndetse Ngwino ndebe we ku giti cye na telefone ye yandikiye umugore kwa ko baziranye ahubwo ati ntuze kuza gutekereza ko ari ikiro cyabaye hagati yanjye n'uriya mugabo amubwira ibyari bimuzanye ariko ndi ngo arareba abona ngo ari ibimwaro ndetse uwo mugabo wari waranze gutanga indezo wahise yohereza mobile money 180 ariko ngo umugore bayahaye we yarabirege bati wasanga ariko akumwarwa nyine ubwo ndase nabafashe yamwawe ibintu nk'ibyo ndetse naje kuza kubona umugore nawe yakoze ikiganiro ahantu kuri YouTube channel imwe ndetse asezeranya abanyarwanda yuko agiye gukora channel ye aho kugira ngo ajye gukomeza kugenda yirukanka yaka ibiganiro handi hantu ati nyindi buze kuza gukora channel yanjye hanyuma nindamuka wenda nkeneye wenda kuba navuga nanjye ubwanjye nzajya nitereka kuri channel yanjye kuza kwivugira ndetse nzavuga ibintu byinshi cyane bigize gute birenze ubwo niyo story hari gihe bizagiraho ukajya kumva bagize gute barayiguteye kura ko nta nuwari uzi neza yuko n'umuryango wa Dorimbogo uzaza ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ngo hari abantu baje hanyuma ngo bazana amata ayo mata yaje kuza kugira gute kuba intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera ibyo bintu ntago ruzi ko bizavugwa ariko nyuma byaje kuza kuvugwa na kano kanyu we subiri ntuze kuza gutanga commentaire zitari nziza ngo ibiki ngo BOSCO Empire wetegereza ukuru uzagira gute uzakubona nge ntago njya nica kuri kamera ndi kubeshya nge just nkora kwa kuri gusharira ariko nyine ukaza kuza gutangazwa no kubona umuntu wenda ngo yibye umuntu yagiye yiba amaze kwiba hanyuma ngendaza ndavuga ngo wa muntu ni gisambo hanyuma kujya uze kuza kubona ko societe yacu turimo irwaye icyo kihe ntago ikibazo ari wa wundi wibye ahubwo ikibazo ni ngiye waje kuza kuva ko wa muntu uyibye ariko ushaka kuza gusanga mu by'ukuri ushaka kuza kubona base nanjye nze kujya mu mujyi wo kubeshya kubona abantu babeshya abanyarwanda batuburi ari bo bakunzwe nge nababwizo kuri mu by'ukuri nkabona bari kunyanga aho nkaza kuza kureba mu by'ukuri nkabona urukundo rw'abantu miliyoni ntaho ushobora kuza kuba ruhuriye mu by'ukuri n'urukundo rw'Uwiteka Imana isumba byose aho yenze kuza kubaho ngiye nkunzwe n'abantu miliyoni ariko nanzwe n'Imana byarutwa ahubwo nkaza kuza kubaho abantu miliyoni banyanga ariko urukundo rw'Imana rundiho n'ubundi bizarangira wenda insizi ubuki wenda nibyo nzavuga babandi bazajya baza ari bake uretse ko ntabwo dukeneye twebwe abantu benshi cyane ngira ngo inzira y'ukuri ni inzira icamo abantu bakeya inzira ijya kurimbuka nyine ni inzira y'igihogere ko urugano nyine rw'ubugoryo ukabona nk'abantu 10,000 wese bakora sub ku kiganiro kimwe kubera ko nyine inzira ijya kurimbuka ni inzira nyine nini cyane igomba kuza gucamo abo bantu ariko nyine inzira y'umusaraba nyine abantu baki cyane abantu batanu bakora sub nyine kubera ko abantu bakunda kuri n'abantu bakeya abakunda ibinyoma nibo benshi ushaka kuza kubona nyine channel z'ibinyoma zira trendinga ariko channel mu by'ukuri zikoresha ukuri nyine zigenda gakeya urugendo rwabo ni nk'urw'akanyamasyo nyine ibintu nk'ibyo biraho ngaho bikeye bikivuga ngo uwo muntu utango Gatarayiha rero Richard ngira ngo commentaire yawe nayibonye ndetse naje kuza gusanga mu by'ukuri uri umuntu ukurikirana ibiganiro byanjye ariko nyine nawe ujye ushishoza hanyuma wumve n'amagambo cyangwa se uko ngenda ntondekanya amagambo uze kuza kubizirikana kubera ko ibyo bintu byabaye kuri Joe Twins ngi nakubwiye ngo nibamara kubona ikiganiro nkoze barahita babwira Shema utafashaga Joe Twins ahita agenda agiye kuyifasha kiganiro koko kuri Joe Twins cyasohotse ndetse aba Joe Twins bakora buryo ki bagomba kuza kuvuga ijambo Shema bagitangira ngo ariko Shema kugira muze kumenya koko Shema ari gufasha Joe Twins ariko murasabwa ibisobanuro icyo kigeza ku minsi 11 mutakoranaga kamera za Simbi TV zakoraga iki
kugeza naho abantu baprodinga mu by'ukuri video meze neza bajya kuri rwarwo yo kuza gukoresha telefone ngira ngo muri buze kwita mubona ko mu video ya ntago ari ibintu babigize gute bikaze ubireba bahita bibona kwahita ubona no kwa kuri kwanje ahantu ugomba kuza kuba gushingiye noneho kuba nkora ikiganiro nkakirekura saa 6:47 Sabaka kibona yamara kukibona akahita atanga order kuri Shema akahita abwira Joe Twinizi mugende mukora akantu mubonye nyine bagakora ibintu nyine by'ubugoryi batateguye kugira ngo baze kugaragaza ko cya kiganiro cyanjye nakoze mu by'ukuri ngo atari ikiganiro cy'ukuri ariko ngiye mba nabateza ubutego byose mba nabiteguye nkavuga ngo buri icyo ngiye kuvuga umuntu utankunda naramuka wonye ikintu navuze ari buze kuza kwitwaza ibi ngibi aze kuza kuba yabisesengura wenda mu buryo wenda bunyuranye nuko nabiteguye ariko ngiyewe ntegura ku ruhande rwanjye nkanategura mu by'ukuri ku ruhande rwa audience commentaires ziri buze kuva mu bantu niba bora cyo kiganiro bagenda gute n'ubu kano kanya nshatse nakubwira ibiri buze kuza kubaho nyuma yuko nkoze kino kiganiro ibiri buze kuza ko nshatse nabikubwira ariko reka mbanze mbyore kwa cyo ngicyo ntabwo ari cyo cyanzanye ubwo ngira ngo kw'icyo kintu wenda dushizeho umucyo kumbwira ngo nakoze ikiganiro avuga ngo Sabin ngo nta gifasha Joe Twinizi iko niko byari bimeze na kano kanya ari kubafasha kubera ko ntago ari urukundo bakunze ahubwo ni kwa kwishushanya nyine just ni kwa kwishushanya kugira ngo ibi byose byabaye bize kuza kwita bizibangana ubwo Sabin nyine nakomeze nyine abafashe ahubwo bra Joe Twinizi bakombye ko bankandira akanyenyeri kubera ko nabakoreye umuti yo ntaza gukora kiriya kiganiro ntabwo mwe kuzongera kumubona video zafashwe na Shema ntabwo mwe kuzazibona ariko mugiye gukorana na Shema ndetse niyongera guhagarika kubafasha nabwo nzongera mbite mvuga icyo mwapfuye yongera garuka bafashe agomba kubafasha mpaka kubera ko ubwo nibwo buzima natanabafasha ubwo nyine bwazavuga impamvu atabafasha ariko nawe muze kuza kumenya ngashobora yuko mugomba kuza kumenya mu by'ukuri ko mugomba kwigurira kamera ntimukajye mukora ngo mugire abasabi 100 mutagira kamera ariko mugomba kamera iri hejuru cyane kubera ko ishusho mwari yo kwisimbi TV nimuramuka murekuye amashusho ari munsi y'ishusho murekura ntabwo ribuze ko byagira gute byaza kuza kubahira ubwo tugiye kuraba twerekeza kuri ya video naraye nkoze ku mugoroba y'umugore ari kwirukanka afite imyenda n'inkweto mu ntoki yambaye isutiye ndetse n'ikariso bigaragara yuko asohotse mu gipangu ese byari bigenze gute ha modoka y'umweru ubwo ndaza kukubwira ibyira modoka mubwire n'ibyabiriye muri iriya nzu hanyuma uze kuza kwita ubona icyo bita akabarore niba kano kanya igikorwa umugore yararimo ugikora ntago urafatwa ariko numara kuza gufatwa nawe uzaseba nk'uriya mugore uzaseba nkawe kubera yuko nta cyiza cyo gusambana ngo ngiye kwita nkwereka uburyo cy'umuntu ashobora kuza gufata umuntu usana mugenzi we akamuzana kuri iyi mihanda none ababireba batashishoza bakaza kwita bafata wa muntu bakagenda mu by'ukuri bamwitiranya na wa wundi abenshi bari kureba bati uyu muntu ntabwo ari Ngwino ndebe ariko abandi bari kubyemera ndetse abandi bari kugenda bishidikanyaho ataba yari we koko yabakabije kuko ibintu ntabwo bishoboka ariko se niwe koko uramutse ubirebye wabona niwe uko bivuze mu yandi magambo Ngwino ndebe arasabwa ibisobanuro kuba yaza wenda akavuga ngo iyi video mwabonye ntabwo ari yanjye ariko se Ngwino ndebe ibyo bintu azabikora ese ubundi wenda mu kiganiro nakoze wegeze wumva hari ijambo na rimwe nigeze mvuga kuri la video nge nagafashe gusa nkaterekamo maze guhaterekamo mpita nkora ubuvugizi bw'umwana kano kanya utari kwiga bitewe nuko ngo papa we mama we umugore w'uwo mugabo ari gushinja uwo mugabo kuba yajya mu bintu bijyanye n'ubuhehesi akibagirwa mu by'ukuri kuba yakwita ku bana umwana bakaza kuza kumwirukana mu ishuri icyo ni ikintu mu by'ukuri ngendereye hanyuma ntirekamo aka video kugira muze kuza kukajajinga judgment z'iyo video naje kuza kuzibona ndetse ngira ngo n'uyu mugabo bita ngo niba ari umugabo niba ari umugore ntago mbizi ko buriya abantu kuri email bafungura email mu mazina bashaka akigira wenda umugabo kandi wenda ari umugore yakomeje uyu mutipe bita ngo Gatrayiha Richard yakomeje avuga ngo ibaze nk'iki video usohoye ukakitirira Ngwino ndebe kweri ariko wenda mbaza uyu muntu ubundi video yanjye wayirebye cyangwa ntago wayirebye buriya ntuzegere ukora amakosa yo kuza gutera commentaire ku kiganiro utarebye kubera yuko nk'umuntu uzi neza wumvisha ino video yanjye nakoze 40 hanyuma yayirebye yayirangije naramuka abonye commentaire yawe araza kuza kubona imboga mu menyo ndetse araza kubona nk'utagira ubwenge kubera yuko ibi byose uri gutekereza ngo nafashe ngo iki video nkunyitirira Ngwino ndebe ugiye muri video yanjye waza kuza gusanga hari ahantu havuze ngo iyi video ni Ngwino ndebe ibyo bintu waza kuza kubisangamo nkuko nanjye nashaka kuza gusesengura ikiganiro nta cyumvishe neza nawe niba ushaka gutanga commentaire mu kiganiro ujye ugerageza mu by'ukuri kumva ikiganiro ze kuza kukirangiza ntago video nigeze nkira muri ya video yanjye nayitiriye Ngwino ndebe nabonye he naho uzana na RIB ariko ngira ngo kuri RIB urahazi cyane ushatse wajyayo hanyuma ukaza gusobanukirwa ariko niyo mpamvu manafashe umwanya kugira nze kuza gusobanura abantu banjye kwa ko ngiyewe mbakunda kubi hanyuma ubu abanzi be uragira ngo bafatireho ubundi utangire usesengure ubusa bwuzuye ubugome
ibi ni byaye nakubwiye ngo umuntu arajya kwiba hanyuma waza kumushinja ko ari igisambo, sosiyete ikagufata nkaho ari wowe mugome, ahubwo wamujura akaza kuza guhinduka inyangamugayo. Kano kanya umuntu bamufashe video ari mu bintu bitari byiza yaciye uwo bashakanye nyuma, kandi tuzi ingaruka zo gusenya umuryango kuntu bigenda. Ariko kano kanya nuza kuvanga wenda Ngwino ndebe na Sabin barahemutse, abakunzi babo ntago bari buze kuza kubona ko abantu bahemutse, ahubwo ikibazo ni wowe uri kuza kuvuga ko abantu bakora ibintu bitari byo. Mbese nuko uwo bita ngo Gatarayiha Richard atekereza. Hanyuma arakomeza aravuga ngo iryo jwi ry'Imana yaguhaye ariko ririmo ubwicanyi bukaze izari kubaza. Ngira ngo uyu mutipe ngusubize neza cyane ugire ikiganiro cyangize kuza kukirangiza brother. Kandi noneho ubu nibwo ngiye kwita nkwereka noneho intambwe ikurikira y'ibyo nateye, hanyuma ukaza kuza kugenda mu bigaro utaze mu by'ukuri ese BOSCO Empire ari gupanga iki. Niki kintu ari gupanga kubera ko ngiye hari impamvu nazanye iriya video nagira ngo ndebe ese ubundi abantu bashobora kuza kuba babona video hanyuma bakaza kuyiconfusinga n'umuntu nk'avati umuntu ndi kubona sana Ngwino ndebe ariko amabuno y'umuntu uri kwirukanka ntago bingana. Ikingenzi so ngo ni Ngwino ndebe, ikingenzi no kumenya ngo uriya mugore yirukansikaga niki kugira ngo wenda iyo nzira yatumye acamo bikarangira bigenze kuriya ntuzakora ikosa ryo kuza guca muri ya nzira, kubera ko niba wenda utaranafatwa ukora nk'ibintu wenda mugore yakoraga hari ikizagera ukaza gufatwa ibintu bikaza kuza kugenda nabi. Uretse maze nkusobanurire ibyiriya video kugira ngo uze kuza ko wanamenya mu by'ukuri cyatumye yishyiramo, kubera ko ngenda yishyizemo nta kintu nigeze nyivugaho ariko bitango ngo Gatarayiha nyine Richard yigize nyine umusesenguzi. Ariko ugende urebe video neza mano, uze kuza kureba video neza uraza kuza kumva mu kiganiro cyanjye nakoze nta jambo rimwe nigeze mvuga kuri video nayishyizemo maze kuyishyiramo hanyuma nikora ibintu byanjye kugira muze kuza kwa mwayijajinga. Ariko reka mbabwire icyo naringize gute, icyo naringamije. Twabonye video ngo y'umuntu bita Ngwino ndebe na Sabin, kano kanya ntago tuzi niba bano bantu bagize gute ari bo, ntago twakomeza ko ari bo kubera ko ubwabo ni bagomba kuza kwemeza ko biriya bintu bigize gute biriya bintu ari byo. Ntabwo nakubwiye ngo ikoranabuhanga ryateye imbere mushaka kuza gufata wenda nk'abantu agakorera mu by'ukuri ama-edit cyangwa se agakora ama-CGI bikaza kuza kurangira video igiye hanze yitirirwa umuntu, cyangwa sanga wa muntu wayitira mu by'ukuri ntabwo agomba kuza kuba agize gute ari we. Niba rero nshaka kuza gusohora video nk'iriya noneho byongeye atari niyo mu Rwanda umuntu akayireba akahita bati uyu muntu ashobora kuza kuba ari kuriya gute serious Sabin Ngwino ndebe yo itategurwa bamara kuyitegura bakayizana imihanda bikaza kuza kurangira mwebwe mwumvishe ngo bino bintu byarabaye nyamara bitagize gute bitarabaye, bikaza kuza guhura no kuba nyine ngo Sabin ngo yaravunitse ngo arwaye, ndetse video ikaza kuza nyuma yuko ngo Sabin agize gute akoze imvune nivango ni imvune ngo yabaye cyangwa se n'uburwayi bwabayeho. Sabara bitangaza hashira igihe kinini cyane tubona video. Ubundi kubera ikiza video zitasohotse mu by'ukuri bino bikimara kuba bikarindira naho ngo agomba kuza gufatwa mu by'ukuri igihe kirekire gira nko mu byumweru hafi nka 2 video zaragaragara. Ese bari kuzicura mu mashini, bari kuzicura kugira ngo baze kuza kwihuza n'ibura rya Sabin byari bimeze bite? Sabin rero agomba ibisobanuro abanyarwanda kugira ngo aze kwemeza iriya video ko ariye cyangwa se gize gute atariye. Banza wumva hangaha noneho ubusobanuro mu by'ukuri bwimbitse kuri video mwabonye. Uriya mugore ngira ngo ni umugore wo muri Guinea Conakry, ni umugore wakundanye n'umuherwe ndetse anamugurira modoka. Iriya modoka mwabonaga y'umweru yari paritse hariya ni y'uwo mugabo uriya mugore, bari babyaranye rimwe. Ariko ubona ko uriya mugore mu by'ukuri ari umugore w'ikizongerezi, ariko umugabo we yari umusaza, ndetse umuntu wari uryamanye n'uriya mugore yamaze kuza kwicwa tayari yahise amwica kubera ko yaje yabyiteguye. Uyu mugore yakoreshaga inzara ahantu muri salon de coiffure ndetse ahakoresha n'ibintu bijyanye n'imisatsi akorerwa n'umusore. Byaje kuza kurangira uwo musore yigaruye umutima w'uriya mugore, batangira kugira mu by'ukuri bafite ukuntu bagenda bikurikirana mu yandi magambo nyine uwo mugabo agacibwa inyuma ko uwo musore wakoraga ibintu by'inzara n'imisatsi abikorera uriya mugore. None uriya munsi rero hafatwa iriya video umugabo yari amaze guperereza neza ibintu byose yarabimenye, amenye ukuntu umugore agenda amubwira ngo ngiye muri salon de coiffure, yarangira akagira gute akajya gusambana. Hanyuma uriya munsi rero umugore afata imodoka arangije aragenda, aho kugira ngo se ace kuri salon de coiffure ahita agenda ajya muri ghetto y'uwo mutipe nyine waje kuza kwicwa n'uwo mugabo amufatanye n'umugore we. Uze kuza kumva ko ibintu bigomba kurana n'ibintu bibi cyane, ariko dukora inkuru ducizo ngeso z'ubusambanyi mu bantu, ingeso zo kugenda by'ukuri abantu bakora ibintu bidasobanutse tukaza kuza guhinduka ibicibwa muri societe. Gaho mugende musambane nababwira iki? Reka tubabwire mugende musambane mucinyi wabashakanye niba ari byo mushaka nta kibazo.
tubarekure mugende mubikore kabisa tuye tunabona tubogeze nkuko bogeza APR na Rayon Sport bati rwose Sabin aho ngaho ibintu wakoze ni ibintu byiza we na Ngwino ndebe mukomereza aho ngaho n'umugore wawe wa Sabin nanjye ndagushaka kugira ngo nze kuza kuryama nawe ibintu nk'ibyo nawe nkurikiye gutyo bigende ngaho uze kuza kumwana n'ibyo bintu koko bibaye ari byo ariko turafata umwanya wo kuza kwamagana ikibi tugahinduka twebwe ikibi kubera ko isi cyangwa se abari mu isi mwebwe bwanyu muri ikibi mukunda ibibi ntago mukunda ibintu byiza. Hanyuma rero uyu mugore araza yinjira muri ya ghetto bamaze bari kwitegura nibwo umugabo mu byukuri yaje kuza kubagwa gitumo maze kubagwa gitumo nta kindi kintu cyaje kuza kubaho yahise yica uwo musore wakoraga muri salon de coiffure. Kano kanya urumva ni imbaraga z'igihugu zigiye mu byukuri biturutse ku cyaha kigize gute cy'ubusambanyi. Undi akimara kubona yuko umugabo bari kumwe yishwe nta kindi kintu mu byukuri yakoze yahise afata imyenda n'inkweto asohoka yirukanka no kugira ngo amenye ubwenge yo kujya mu modoka yamuzanye ngo yirukanka agende ntago igeze abishobora. Yahise yirukanka agira gute ararenga ubwo uwo mugabo wishunguwo ubu nawe bari buze kuza kubagira gute baza kuza kumufunga ubwo noze kuza kumbwira ngo bubana biri buze kuza kwa byagenda gute biturutse kuki ku cyaha cy'ubusambanyi. Ubusambanyi nicyo yamaze kuza gufata mu byukuri intuza umwanya muremure cyane ndetse n'icyaha cy'ubugome ngiye ku bwanjye ruhande nakagombye kuba mbonere nk'icyaha kitagombye kuba gisaza cyangwa se icyaha cy'ubugome ku buryo wagufata uryamanye n'umugore wa mugenzi wawe nkuko bigenda muri za Arabia Saudite cyangwa se mu bihugu by'Abarabu ugomba kuza kuba wakatirwa kubera ko hari ahantu ibintu byose bagenda birangirika no kugeza ku mwana. Nuko byaje kuza kugeraho mubonera video y'umuntu agenda yirukanka hanyuma nyishyiramo sinagira commentaire nyishyiraho ariko icy'ingenzi singwiro ndebe niba ari nawe byo ngibyo biramureba. Icy'ingenzi zwa ngo wenda ngo umugore runaka ahubwo we banza umenye ngo wa mugore we uri guca mu nzira nk'iyuri wa mugore yaciyemo hari igihe ushobora kuzashiduka umugabo umuteye umutima mubi wo kuza kuba yakwica umuntu n'ababana bakazakora bate papa yakatiwe burundu kubera ko yishe umugabo yasanze aryamanye n'umugore we. Kuko bagomba kugenda hanyuma rero uze kuza kwibaza nk'iyo François aza kuza gufata wenda Sabin na Ngwino ndebe akabafata yari kuza kwita barangiza François wenda agaterwa burundu Sabin agashyingurwa Ngwino ndebe akirukanka n'imyenda mu muhanda akirukanka ubwo nawe niwe ndi kubwira aho ngaho ira video kuza kubera kabarore n'ibyo bintu wabikoraga guhera uyu munsi uze kuza guparikira aho ngaho ntuzongere kubikora kubera ko umunsi wafashwe uri kubikora ibyo ngibyo nibyo bizagira gute nibyo bizakubaho ushobora kuzicwa cyangwa se nawe ukaza kuza kwirukanka mu ruhame video zawe z'ubwambure zikaza hanze uri kwirukanka kibuno mana amaguru uriya nta kindi kintu by'ukuri yatekerezaga ntawe yaritaye ku bantu bari kumufotora ntabwo yitaye mu by'ukuri ku gisebe ari buze kuza guhura nacyo icyo yaritaye no kujya gute gukiza ubuzima bwe biturutse ku bintu bijyanye n'ingeso mbi igize gute y'ubusambanyi mukwiye kuba mwakwitonda mukaza kuza kunyurwa mu by'ukuri n'ibyo mukora umunsi ku munsi. Ahangaha rero hakaza n'undi muntu bita ngo imfurakazi Benita uyu nguyu yanditse aravuga ngo ariko ubu habuze umuntu gusebya ngo agusesengure nk'uko wirirwa wiruka inyuma y'abandi ubasebya koko sha hari umunsi nawe uzajya hanze tukakumenya ubundi tukakota pe nta soni. Rero ahangaha Benita reka musobanurire kamaze naragusobanurire neza cyane kugira ngo uze kuza kuba wanyurwa. Ngiye Bosco y'impaya ntago njya menya kwishushanya reka gutyo mbona niko ndi noneho sinzi niba wenda utegereje kuzabona wenda video yanjye ndi gusambana iyo video rwose pe nkurahira Imana yo mu ijuru uzayenda ujya mu gitaka iyo video ya Bosco y'impaya utegeze gute utayibonye. Nkubwire ikindi kintu cya kabiri ntago ushobora kuzigira ubona chat zanjye ngo ndi gusaba ngo umuntu aze kuza ngo dusambane ibyo ntago uzabona. Ikindi cya gatatu ntago ushobora kuzigera umva voice yanjye ndi kubwira umuntu ngo waje tugasambana ibintu ngibyo uzarinda upfa iyo video utayibonye cyangwa se iyo voice note gize gute utayibonye kubera yuko ngiye mfite ukuntu nkora ibintu byanjye nunabibona uzaye tugenda mu by'ukuri ushakisha abaganga kubera ko nzaba narozwe kubera ko muri mindset yanjye cyangwa se kwitekerezo byanjye bikorwa ntago ibyo bintu bibaho. Wenda uzumva amajwi ndi kubwira umukobwa ati se tuzahura ryari dupanga ibintu by'ubukwe ibintu nk'ibyo ngibyo uzabyumva kubera yuko ngiye mfite ukuntu ngenda mpanga gahunda zanjye byose by'ibintu by'imitego ngo batega abantu abagore nujya kuntega umugore rwose uzango uzaba wanakishe uzayatanga abayarye ibyo ngibyo ntabwo uzabibona wenda ngo nk'ibyo byabayago ngo ndashaka ko muza muri batatu ngo nkabasambanye muri batatu voice note ntago muzayumva muzategereze muzahita mugikuzimu ntacyo mugize gute nta kintu mubonye. Ikindi ubwo sinzi wenda ngo ibintu utegereje kuzabona ngo ndi gusebanya ariko nijya nakubwiye nyine ngo society kize gute iranduye cyane. Society iranduye mukunda abantu babi ariko mwarangiza mukanga abantu beza. Wereza urugero umuntu aribye amaze kwiba ibintu arabitsindiye uraje bati nyamara wa muntu niwe mujura ukahita ugaragara nkaho ari we mugome cyane mwaretse gusambana.
haretse guca inyuma yo mwashakanye. Wasanga nk'uyu Benita nawe afite ikibazo cy'uko wenda aca inyuma yo bashakanye, niba ari umugore wenda akabazi ko nzamubona, akariyo mpamvu agira ngo wenda ibyo bintu byanjye bize guhagarara, nindamuka nawe nkubonye nzakwanika. Ibintu bitari byiza ukora gerageza ubireke, cyangwa nunabikora werure uze kuza kubikora weruye. Kubera ko se nk'ubu ngubu nta Jackson tumuzi, Jihad se nitumuzi. Impamvu se ibintu bya Jihad bitakomeye cyangwa se yihishe nka Sabe, uzi impamvu nukora ko Jihad we yakubwiye ati ngiye discipline nanjye ndabizi neza ko discipline igerwa ku mashyi, nukuri ko Imana pe icyaha cyose nazagikora wenda bigatungurana nkagikora, ariko Sabe yari marayika. Niyo mpamvu ibi byaje hanze akagenda akihisha. Uze Sabe yasebye kurusha Jihad, ariko Jihad ari mu kazi, kubera yuko n'uwe n'umuntu wari usanzwe, ntabwo yari umuntu uza kwiyorobeka. Rero ngira ngo utegereze rwose Benita, utegereze n'umutima wawe wose, utegereze ubwo nyine Empire nawe uzagira gute igihe rikigera uzanyota cyangwa uze kuza kwishima. Niba utegereje kuzambona wenda ngo ndi kwinyensebura cyane, aho ngaho nambabaje kabisa, agahinda kazakwica, uzarinda wimanukira utishimye cyangwa se utose Bosco Empire. Niyo wanamperezaho nta bintu birenze, nabana nahisha inyuma yanjye, icyo nzi cyose nyamba ndi opera ngira gute ngutamo nkakubwiza ukuri. So ngira ngo rero ngushimire niba warakoze subscribe kuri Bosco Empire, n'abandi bajya bakubita amakomantere atandukanye. Ngira ngo komantere zanyu mba nazibonye, ariko ntago nzaza gusubizanya n'abantu muri komantere. Nimbona komantere mu byukuri cyo ngomba kuzivugaho, nzajya nkora ikiganiro. Hari nabona giye nkunda kubona banyandikira inbox, nababwiye ati mujye kure ikiganiro cyanjye, hanyuma bakumviza kukireba uze kugaruka kumbaza inbox, kubera ko ushobora kureba ikiganiro amasegonda 2 ukahita wirukanka ugakiraho komantere. Ibintu nk'ibyo ngo bitumvishe nicyo naje kuza kuba natangaza ngayo ngo ukore sasa. Imana ikumira umugisha. Niba warakoze subscribe ni ibintu by'ingenzi, ikintu utarayikora akona ko bikwiriye kuza kuba wayikora nonaha, iyo bize kuza kujya gute, bize kuza kugenda neza. Ubwo ikingenzi kuri ino video umenye ko Sabin ni muzima, kubera ko video naraye nkoze ku munsi w'ejo yayibonye, ahita yoheza Shema gufata aba George Twins kugira kuba atari urukundo, ari ukugira ngo ahinyuze ibyo navuze, ariko umutego nawe umuteze kandi yawuguyemo. Ikindi cya kabiri, video y'umugore uri kwiruka nka yambaye ubusa, yaravuye mu busambanyi, uwo basambanaga yishwe, umugabo wamwishe yafunzwe, umugore nawe yamaze kuza guseba, n'abanda bari mu kangaratete. Bivuze ngo kara nakabarore ku mugore wese kano kanya nkurikiye ugomba kuza kuba aca inyuma abo bashakanye. Ikindi video ya Sabe nayo ubwayo nakabarore ku bagabo kano kanya baca inyuma abo bashakanye. Ubwo iminsi ya Sabe yarageze, Imana iramwanika. Ubwo nawe subiri kidogo, iminsi yawe nigira Imana izakwanika, hanyuma tuze kuza kujya gute kukubona ibyo wirirwamo. Rero ngira ngo ngushimire nshaka nagarukira ngaha. Imana ikumere umugisha, naho ubutaha. Ciao ciao.